twagarutse tuje kubaganiriza abakunzi bacu, turabakunda cyane, niyo mpamvu duhora tubategurira ibyiza byinshi. Twagarutse abakunzi bacu bari bagukumbuye, nta kintu urumva ufite wababwira? Nanjye ndabakumbuye, ariko jya mbona ko ntawe urambwira ngo aranankumbuye, ko ntawe urananyandikira ambwira ngo basi kuraje, ntabwo mbizi pe. Erega ntabwo ari ngombwa kuraje gusa, nese utegereje kuraje gusa? Ego ko ntabwo ari bagutuka? Hari n'uwambwiye ngo bivemo rwose, ibyo si ibyawe. Nese kuraje ntabwo uzazibona mu bantu bose. Hari abazaguha kuraje, hari n'abantu bazaguca intege bavuga ati wapi ibyo bintu si ibyawe papa bireke. Ariko njyewe ikintu nababwira, mwambwira ngo si ibyanjye, mwambwira ni ibyanjye, ndahari, nzabavugira mu matwi kugeza mujugunye telefone mu mazi cyangwa munkunze mukanamanika amafoto yanjye mu cyumba cyanyu, nta hantu nzajya ndi kumwe namwe. Guys, hari umuntu uherutse kumbwira mu gikari igihe ngo mba nabwiriye abasore ngo watubabariye koko twumva. Ariko abasore nanjye mba mbona bakunda cyane. Erega impamvu ibyo biriya ibintu mba mvuga ni ibintu biba biriho kandi bakora. Noneho uyu munsi ugiye kubavugaho iki rero? Nabwo ndacyakomeje, hari akasigaye. Nagaki kababwire nyine, erega baradukurikiranye bari kutureba, babwire nanone ibintu ushaka kubabwira. Ejo bundi hari umujama aho ari hose nyine yihangane, ni umurundi, yarambwiye ngo aje kunsura, arangije arambwira ati ese ashaka kumenya akazi nkora, agashaka kumenya ubuzima mbayeho. Akazi ndamubwira ati nta kazi mfite muri ino minsi, ariko ako nari mfite karahagaze, ako ndi gushakisha kandi. Ego ngo sori ngihangana. Noneho haciyemo iminsi arambwira ati se nta kazi urabona? Ndamubwira ni akazi narakabonye. Cyangwa yashakaga kukaguha? Ntago mbizi. Arangije atambwira, mvuko nese ambwira ngo nyine ndi gutegura kuza kugusura, dupanga umunsi. Urumva kwa kundi uba witegura umuntu w'umushyitsi rero iwawe, nditegura nyine nk'umuntu ufite iki, umushyitsi. Ku munsi ugezeho umushyitsi aranje arambwira ko kugera iwawe kuza, arambwira ati ngeze ku mupaka, kandi nakuzaniye amabaro y'imyenda, ukunda iki? Ukunda iki? Ngo nkuzanire udutisheti, mbese ajya muri shop akagufotorera, yarangiza akakubwira ati muri bino byose urahitamo iki, ni iki kikubera, ni iki ukunda. So ndamugana ko rero byose birabyanuze kubinkubitira n'ibyibeshya bikegera hano. Ati nta na kimwe, wowe uzaze wenyine, ni wowe nshaka, ni wowe nkeneye, nimba ukeneye ko tuganira, nimba ukeneye kudusura. Arangije ubwo ngubwo ambwira ko ageze ku mupaka, ngo kandi ngo hari ibyo yanzaniye, ngo bamufashe ngo nishyure 50. Ndamugani rero amafaranga nari mfite nayakoresheje, nta mafaranga mfite. Uza gashya yese nkorera nakahe, yese afotoranye kakari ku mupaka. Aranje arambwira ati dore bamfashe none kandi mfite imodoka. Tubwo rero ibintu nari nkuzaniye rwose, nimba utari kubasha kwishyura ngo 50 ngo mbashe gutambuka nkomeze nze, urumva ntango bikunda. Wari wamenyanye n'umukire? Warayamuhaye se? Ngiye cyangwa kurasa ku ngingo kuko ndumva iyo nkuru yaniryohanye. Namubwiye ko nta mafaranga mfite. Maze se bigenda gute? Arambwira ngo ugasubiyeyo, kandi bamufashe nyine ngo asubiyeyo nyine. Bari bamufashe ngo yo kurenga umupaka aza mu Rwanda. Ngo nimbanze muhe ngahe amafaranga 50 bamurekure. Narambwira ngo cyangwa ngampe ngo kode ngo y'abantu bo mu bihugu byo mu Rwanda ngo bakorana na kode yabo kuri polisi yabo, ngo ayo mafaranga ariho nyohereza. Kandi akakubwira ngo afite na sheki bamusinyaza azakoresha ngo ageze mu Rwanda. Umugane se wafashe iyo sheke wasinyishije, cyangwa ugafata ndi ufite mu ntoki ukabona kuza uhaguruka, ntabwo wari uzi ko ushobora guhura na depanse runaka, nkuko tuvuga ati wenda mvuye Rwamagana, wenda ngiye Kayonza, ndakenera kurya bombo. Hari ukuntu ufata amafaranga nimba ariyo sheke uba wasinyishije
ugafata n'andi ku mufuka witwaje. Birangira ambwiye ngo ndi Marine, arantuka cyane ngo amafaranga nanze byarangiye ubwo kuyamuha. atagusuye. Yego komanda, Ariko icyabiteye ni amafaranga. uzi ikintu ndi kumva cyabiteye, icya mbere ni amafaranga. Yego nyine. Kandi mu kiganiro cy'ubutaha watubwiye ko hari umuhungu wakoreye amafaranga 50,000. Wabona uwundi wagize depression y'ukuntu bakurya amafaranga wari uyafite ndabizi. Uwo munsi wari uyafite? nari nyafite ariko ntabwo nagombaga kuyamuha. Nyine wagize depression y'umuntu wayakwatse, wa wundi cyajya atubwiye wayakwatse akayakurya. Yego. Akakora gusubiza. Niyo mpamvu uriya wayamwimye ntabwo yamwimye kutayafite. Ariko nawe ushobora kuba ukunda abahungu. Ni ukuri ukunda abahungu. Uzi ko nta muhungu warya amafaranga yanjye? Nese abahungu nese undi twabanga. Ngiye mfite ababesto. Urumva? Cyaze bo bansabye buri kimwe. Ariko ni inshuti zanjye nkunda cyane. Yego. Nayabaha. Nyafite nayabaha. Wayabaha? Kuko ni abana beza erega bawe baza baje kukurya. Ntago bazanywa n'urukundo. Cyase nicyo bashakaga. Yego. Rero ngewe ababesto banjye ndafite 2 beza sha. Nuko. Nzagwe pasi? Oya. Na pasi ushaka? Kandi nshaka Mbonyi. Guys, yugo yewe Mbonyi arenda kuzasara. Oya nta yindi pasi nshaka. Ariko ngiye ikintu nambwira amahirwe masa. Nta yindi pasi nshaka. Nta yindi pasi ushaka. Umura nanjye abesto banjye ntabwo. Nshaka Mbonyi. Uko ntabwo nshaka ko bazatereta umukobwa udatanga amafaranga. Tanga amafaranga? Erega amafaranga wayatanga ariko biterwa n'uburyo umuntu ayakiramo. Kubera nyine hari ukuyakira. N'ubundi urayatanga erega nicyo kigaragara. Oya ako ushobora kubukurika. Ushobora kubukurika. Gute se buri? Nukuri ushobora kubukurika. Gute se? Kako mba mbona abasore ubu bashaka kubwenje. Nese nk'ubuhuye na Mbonyi. Kavuga ati kugira ngo njye nawe duhuze. Uraba miliyoni. So washaka se hejuru? Ari Mbonyi binyibwiriye. Ari Mbonyi. Nyine ni urugero bibaye ngombwa ko bigenda gutyo. Nawe umunani wacu nawugurisha. Mbivuga gukunda abagabo kagakubye. Oya ntago ari bose, nese nkunda abagabo ko ntago ari bose. Nese tubeka ko Mbonyi ari we wavutse ukunda. Kuva ko Mbonyi nyine we ukunda. Erega nuriya wayakuriye waramukundaga. Kuva namenye ubwenge. Nuriya wayakuriye waramukundaga. Ako naramukundaga mbona mbere nyine ukunda. Ese nanjye wama nkibera umuhungu nkirira ibyo biceri. Oya shamba barera. Naye mba umuhungu ako ngiye bahita nkunda icyo kubera ko ndi keza. Shava budatuma umutima usimbuka kuvuga Mbonyi. Guys, ko uvuga Mbonyi nkumva umutima wanjye umeze. Nanjye nkunda umuntu. Ako ngiye umuntu nkunda ntabwo ndamubabwira ko nkunda besto wanjye. Ahubwo ese kankubaza wari wakundana n'umuhungu wenda mwarabanje nyine kuba habasheri urumva noneho mwagera hagati nyine umuhungu akavuga ntabwo nshaka ko dukomeza gukundana nshaka ko tubihindura twibera inshuti ibyo byakubaho? Shanjye ntabwo birambaho. Nese wumva bikubayeho wabyitwaramo gute? Biragoye urumva ne kuko akundi nyine uzajya mu kagozi. Mu kagozi? None kuko umuhungu agusabye ko mabesto ukajya mu kagozi. Nese ko wumva nyine ari we uba waramufashe nk'umwamikazi wawe kandi umwami ukamufata nk'umwami ukumva ko adahari utabaho. Oya ariko yigo nta muntu bamubuza. Njye nakunze umuntu mu buzima bwanjye kera urumva nkumva ko adahari ntacyo nakora nta nicyo nashobora ntaryama. Ese uzimbayeho ne? Ni wundi waye amafaranga? Uzimbayeho ne? Guys, ndabukuza. Ubu nimba nakubwiye ko natakiryama. Uburana ntashijemo ubuse wananutse kubera Mbonyi. Amanu ngire vana rapfa mani. Guys, amakuru ari ni menshi. Ariko nyine buriya ukunda Mbonyi ariko ukunda n'abahungu muri rusange ntago kuvana Mbonyi gusa uko ntago waha amafaranga umuhungu urasize ikintu gituma nkunda abahungu ako si bose nyine bura abahungu cyambe ntago bagira amagambo nk'abakobwa. Hari abahungu babaye nk'abakobwa. Barahari se? Barahari benshi. Abo sindahora. Ndetse ntago ujye babona imihanda. Social media zuzuye abahungu noneho banarusha amagambo abakobwa. Regis ntago ujye mukurikirana? Regis na Miki ndabazi.
hamwe Rero n'akantu na buri nguni. bariya bavuga kandi baravuze ko nta bahungu bagira amagambo, barahari, ahubwo hari abahungu basigayeho beza batagira amagambo. Oya, ikintu nshaka kuvuga ni kwa kundi uhura n'umujama mukabomorana, mugenzi wawe inshuti akabimenya, kandi warabomoranye. umva se, mugenzi wawe inshuti yawe akabimenya, yarangiza akabibwira na wa wundi muri inshuti. Warabomoranye se? Oya wihakana. Wihakana, ngenda bizi ko wabomoranye. Njyewe ndashaka mbonye niwe nzahura nawe. Uracyari isugi? Oya, wikiteza afuna ko ejo bundi yatubwiye ko muri cya kiganiro twakoze cy'ejo bundi watubwiye ko utari isugi, iwanyu bataroga, ariko ngenda cyabyemeza ko ndi isugi. Guys, ngenda cyari isugi. Cyari isugi? Wanyambuye usugi bwanjye nabivuga kuko ngenda bizi ko ndi isugi. Udashaka kubyemera nambwire impamvu udashaka kubyemera. Ndi isugi. Wowe uri isugi? Njye ndiyo. Byiza cyane, courage. Gusa nyine ikindi buriya nk'umusore ukubwira ngo mugure akubona ntasika neza, mbwira utuntu nka dutatu mbonaho nyine. Seka turebe. Ni neza. Nseka neza. Ni neza ko n'udukise nka utuntu dutatu mbonaho nyine kaba cyazi umukobwa baye ndi umuhungu. Ahubwo arabona bakurikirana channel yanjye, bambwiye rwose baragushaka, barashaka na nimero yawe. Harimo diaspora. Umva, oya nta mu diaspora urimo. Abwire ko ntari njye mfite ababwiye. Nababwiye ni rero rwose. Noya nzabanza mbikubwira rwose. Yego. Ngo nyine mbwira utuntu dutatu mbonaho ukaba cyazi uyu mukobwa. Gusa nyine bitewe n'ukuntu ndi kukubona kandi nabo bagenda bambwira. Ufite face nziza. Yego. Gusa ngo ureba neza. Yego. Guys, muri Rwanda kandi ngo nturi muremure cyane, ngo nturi na mugufiya, ngo nta nubwo ubyibushye cyane ngo kuburyo ngo kuguterura byamugora. Anterura mu bijyanye n'ibiki? Baba ndabwiye ko nkunda dukeya two guterura. Guys, kunterura ntabwo bigoranye, ariko utanteruye mu bindi bibi nyine. Neza ari ikindi. Uneruye byo kumakanyenga. Nyine no kuguha umunyenga nyine. Gusa abankunda nanjye ndabakunda. Cyane ukuri ndabakunda pe. Gusa ariko nyine kuri iyi mihanda hari ukuntu ugira inshuti yawe cyangwa umuvandimwe wawe. Yego. Ugasanga ntibimeze neza bitewe n'ubuzima. Umwe ugasanga nimba abonye wenda yahembwaga nka senkani ku mugani, ejo yagera ku ijana akahita yica kuri murumuna we cyangwa mugenzi we. Akumva baye wa danger. Akumva baye umuntu wa danger wahaye. Naga ibintu biruta abantu. Njya mbivuga. Njya mbivuga rwose. Njya mbivuga. Wese imihanda wabibona uti? Iyi mihanda se, imihanda ni ibisazi. Imihanda ni ibisazi, harimo abantu batukana, abantu bavuga nabi, abantu bahorana umushanga batwite. Gusa njyewe umusha wanyu nta kintu umbwiye, nta n'ikintu uzantwara, kuko n'ubundi umuntu abaho kubw'Imana ntabwo abaho kubw'abantu. Abo guys, hari umuntu wambwiye ngo ni muhe urukundo hanze mu gikari. Yabishyize muri comment se nkanabimenya nimba abikeneye kucyambwira mu gikari. Ubu nimba hari uwanyikundiye kuri kamera kandi undi akaba ari kubicisha mu gikari, ashaka kubishyira public, nabishyire public mbimenye. Nimba ari byo nkomeze, nimba atari byo tayari nabyo byaba ari sawa. Ese ubwo urumva araca mu gikari ati niyo mpamvu wanyimye urukundo se? Ni benshi cyane. Nese amuhaye urukundo ubundi ni ngombwa ngo abishyire public, ibintu byose ni ngombwa bijye public. Erega none se ejo sinzakubwira ko nyine nabonye umuntu uzabimbwira unamumbire mbishyire hanze mbi present nawe rero nimba bikeneye abishaka yambwira nkabimenya. Nese ubwo nawe kwaza uzabimusubiriza public? Nzamusubiza. Umusubize ngo iki? Akuko byagenda kose nawe uramukunda. Oya nzamusubiza. Nukuri nawe uramukunda. Oya gusa nyine nuko baca mu gikari. Baba nakunda abagabo. Kugira ngo babishyire muri comment ugasanga baciye mu gikari barabitwandikiye baratubwiye. Njye mba nukunda abagabo. Ntago ari bose. Gusa ariko ndabakunda kubera ko njye mbona aribo bantu batagira utuntu twinshi niko nakubwiye. Ntago ari bose. Ntago ari bose, ariko harimo n'ubundi abatari beza. Yego. Komeza ubakunde. Mbakunde.
ariko kera nyine nubwo nanjye kujya mu kagozi ariko sinabitekereza. akagozi kubera iki? Kubera umuhungu kubera umuhungu. ukiyahura gutya tukagushyingura? ariko mba naragiye. nzakagufashe se nkakumanikire? urumva bikeneye se? ese niba ushaka kwiyahura ndinde wo kutagutiza umupanga. ubu nziyahura ntarabona mbonye. oya nubara kubona uzapfa se basi? oya ntabwo nzaba. ngewe nta muntu uzatuma niyahura. oya hapi nunyanga mbonera no kubwira abantu bakunda batabakunda. ariko urukundo ntabwo ari amafaranga nanone nyiri aho ngaho. urukundo ntabwo ari amafaranga nyine. nta n'impamvu yo gukunda umuntu rega ufite ibintu runaka umukurikiyeho ntabwo ari sawa. mukunde unamuha ibintu runaka agukeneyeho ariko nyine bitari kuvuga ngo ni agahato. umuha ubufasha ushoboye kumufasha atari ukuvuga ngo ni ikindi kintu umugamijeho cyangwa wakugamijeho. umufashe kuko ushaka kumufasha. niba ari inshuti yawe hari ikintu agukeneyeho umufashe apana kuvuga ngo uri gukura. kandi igihe kigera mbona no n'igihe kubwira cyacyo. abakobwa bajya mu buzima bw'abahungu bashaka kubarira amafaranga. abahungu ntabwo baba baje mu buzima bwawe ngo bakubere papa wawe cyangwa bakubere mama wawe. wenda umuhungu ashobora kugufasha kuko abona hari ikintu runaka ukeneye. ukabona ubwo bufasha ubukeneye. yego ntabwo agufasha kuko ari puresha yawe. oya umuntu agufasha kuko ashaka kugufasha bimuri ku mutima abona ubikeneye. ubwo bishatse kuvuga ngo muri makeya igihe kigera igihe cyacyo. buri kintu kigira igihe cyacyo. kandi hari abakobwa bajya mu buzima bw'abahungu babakurikiyeho ibintu byabo. avuga uriya mujama afite amafaranga ngiye mu buzima bwe najya mukura ibintu runaka. oya abari b'u Rwanda beza ntabwo mwagakwiye kujya mu buzima bw'abantu mukurikiye amafaranga kuko namwe mufite amaboko. kandi abahungu nabo baba bari gushaka ubushobozi bwisumbuye ku bwo bafite. ntabwo baba baje mu buzima bwanyu ngo baze gufata n'izindi nshingano zanyu. muri abakobwa beza muzi gukora mufite buri kimwe. babyita ngo kura amaboko muki mu mufuka ukore. mu mufuka. apana gushaka kurya amafaranga utavunikiye. rya amafaranga wakoreye wavunikiye uzagere ku bintu runaka uvuga ngo ibi nabyigejejeho uticira urubanza ko erega buriya hari umuntu wabyatse. iyo ubonye amafaranga utavunikiye nta n'ubwo ubasha kuyajera. ntabwo bibasha. ntabwo wabibasha. ntabwo bibasha pe. amafaranga wavunikiye ubasha no kuyakoresha ariko amafaranga utavunikiye urayasesagura. indi nama nagira abahungu nabo bitondera abakobwa baza mu buzima bwabo. ntabwo abakobwa bose bagenzwa n'uko babakunda. oya yego wenda umuntu ugukunda uramubona ariko ariko si wamubonera. hari indyarya nyinshi. oya umuntu ugukunda uramubona. abakobwa rega tugaragaza amarangamutima cyane. hanyuma abahungu kankubwire niba hari abantu bazi kwijijisha ni abahungu. abahungu umuhungu ashobora kukwereka ko agukunze ijana ku rindi akubuza atabaho ariko ntabwo aba agukunze. oya nese ubwo nk'uriya wahaye amafaranga wayamuhaye utabona ko agukunda wabonaga agukunda sibyo? bya cyane. rero abahungu bazi kwijisha ariko abakobwa twebwe tugaragaza amarangamutima cyane. gusa bari beza abakobwa beza nujya ukunda umuntu ukabona uwo muntu ari ingenzi mu buzima bwawe ntuzatume umuhomba. nanakwanga bibaho ukereka umuhungu ko umukunda agashaka kukwanga. ariko inama nabagira niba ukunda umuntu ukomeza ubimwereke wicika intege umwereka ko umukunda ukora ibikorwa bimwereka ko umukunda. nanajya kure yawe wowe ukomeza uhari igihe kiba kizagera akabona ko umukunda by'ukuri akakugarukira kuko azaba yahuye na za ndyarya z'abakobwa zindi. ese tuvuge ko najya mpera one day nkwandikira cyangwa uhamagara ukwezi kugashira nkiri kuguhamagara ngo nuko ngukunda. cyane. yego hoya nagarega ukunda ari ngombwa ngo umuhamagare buri munsi. rimwe mu cyumweru na rimwe mu kwezi wabimwereka tu. yego ntabwo ari ngombwa ngo niba umuntu uyu munsi akubwiye wimamagara ejo wongere uhamagare. wenda bibaye ngombwa kuko hari ukuntu ukumbura umuntu ukumva ushaka kumuvugisha wajya ubikora ukamuvugisha ukumva uko ameze yakwanga kukwitaba ukamwihorera ejo ukazongera. ariko uyu munsi niba yakuvugishije yemeye kukuvugisha akaguha umwanya kukuvugisha cishamo umwanya
byo kugira ngo nyine uwo kurambirana ariko ikindi umuntu ukunda uba ugomba ntabwo uba ugomba kuva so ku bintu ikindi hari ukuntu uri buri inshuti n'umuntu wenda akaguhamagara ntakufatishe Mm. akahita yivumbura akarakara akagira umujinya ngo wanze kumuvugisha ngo udakwiyamye mvira mu buzima ese ubwo urwo ni urukundo ra ntabwo koko wakagombye gutuza ukihangana Oya, kuba ari yabona akanya akaba ari bwagusubiza kuba ari ukugushakaho impamvu kuko niba umuntu akubuze rimwe ntabwo bivuze ko ibikuba bicitse ngo byacitse ndetse ngo we ntabwo uba kabaye wamubura ndetse niwe kazi uba ufite mu buzima bwawe ni ukuri gaheze mujye mwihangana ni ukuri mutubabarire kuko hari ukuntu uhamagara bajya bamenya umuntu ko hari n'izindi nshingano umuntu aba afite ntabwo ari hari wo ukuntu umuntu aba ari wonyine mu aba afite kazi mu buzima. ni ukuri kadutesheje umutwe hano hanze wenda kumugana telefone se ntayegereye erega bibaho ukanziza ngo ndakwiyamye singukeneye singushaka mu buzima bwanjye wanze kumvugisha okay ngo tugire inama tugire urubyiruko muri rusange n'abantu badukurikirana badukunda geze ngenda bakunda njye ikintu mbasaba ni ukudusura mugakora subscribe mukatwigaragariza abadukunda ntimugume mu bikari hose nyine mukagaragaza ko mudukunda niyo nama natwe tugakora twishimye tunezerewe tuvuga ko basi turi kumwe n'abandi bantu